nguyu Jori aranamusubiza ariko iyi comment kuri ubu yayisibye cyangwa se Jori yayihiding. Duse Kigali Boss Babes, yes. Duse Kigali Boss Babes, yes. Yahise ajya muri comment kwandika hariya baramushishura koko. Nanjye Raduse nari naramubuze mw'abantu mwe, namubonye kubera imodoka ya Jori. Ahubwo ndashaka kumenya hagati ya Jori na Raduse ninde wasibye comment yundi. Nimba ari Raduse yasuzuguye Jori kuko Jori yamwubashye aranamusubiza kandi abandi bose atigeza abasubiza bose. Renga kuko bamwandikiye ngo wowe wa musaza ubanza ari gafifi nta modoka akugurira. Noneho dore ngibi byose witwa na Peraraza ramukoma kuko ngo baraziranye ngo bahuraga za Cote d'Ivoire. Raduse baramu ngo nyuma se wowe warurihe ngo we makangu we mbiwe ngo se ngo ugeze kuki ngo muri ubuzima bwawe ngo ko nta kintu ufite. Undi araza ngo nge singana na Raduse afite imyaka 38 ngiye mfite imyaka 20 ntiwamenya ibyo nzaba mfite muri iyi minsi. Ngo yakubwiye se ko ngo bari mwirushanwa ngo wowe abo mwakoranye uburaya warabasize wandayawe isazi ubusa. Undi nawe araza iyo ataba muri competition ntiyari uri kumva ntiyari gutwara umusaza mushuwe anamubeshyira yuko ngo arwaye sida. Raduse yahisaza hano ngibi erega ngibi oh my god what is this. Mbabarira uyu muntu umureke nawe siwe. Noneho ahitaza hano arazange niba cyaramuhombeye ngibi byose ngaba baraza baratu umva bashishuranye. Raduse ati mbabarira ndabyemeye kuri ndabyemeye se ndashaje ndakennye abwiriwe na uraye muri byose nyifuriza ndabera ngaho va muri comment z'undi mwana turi gucelebrate imodoka amuma ni muzi ubu ngubu mfite ikirego hano nshaka ko dukurikirana mubifashemo nimutabifashamo ndakiburana ngenyine iki kirego ko nagikurikiranye sheri je nari nteye agasonga bugari muri comment timu jihad muzamuke buri comment yose ndayifite ariko iyo nitayeho cyane ni ya Queen Duse. Umva mukecuru ibintu yankoreye nari naramubuze nibazaga ariko se Raduse agiye hehe ko Raduse duherukana mubaza umuntu umwe mana nyagasani ubu Raduse koko agiye hehe ko mubuze. Nigeze kuba ndi kumubaza amakuru witwa Gakire Denise uri kumva mwumve mureke mbanze mbarambura ahantu mperukira Raduse nari naramubuze agaragaye kubera imodoka. Sheri cyo kora nabyo nisaba nakubonye. Noneho Raduse muheruka igihe mubaza amakuru ya Gakire Denise kuko Gakire Denise muramwibuka n'umwe bavugaga kubijyanye nuko ari umuntu uze w'umugabo we yarayeho nyine kwaje kwa nyuma baza no kugenda bavugana biba nabi cyane umwe agenda avuga ngo yangumwe ngo sinzi ngo wanduye sida nimba ariko yabivugaga sinzi umva man sinzi nimba koko ari nabyo ni ibyavugwaga bari kuvuga muri iyi mihanda ariko burya ari mureke mbabwire mwabantu mwe umuntu wenyine umenya ko yanduye sida ni umuntu wenyine ku giti cye ikindi n'umuganga wamupimye ntaba agomba kubivuga. Rero ntabwo nibaza nk'abasireyi nk'aba ngaba ukuntu baza kwirwa babiganiraho babivugana umwe avuga undi. Sasa rero nagiye kukubonera buretse mukurike umva njyewe ntabwo ndi karahanyuze bebe ahubwo ndizabura cyeshye kuki unyita karahanyuze n'ibyeri y'amapine sheri nyitabura cyeshye ochitegede hanyuma suwe mama ubu nje mu kirego hano umuntu witwa Raduse ntabwo turi buze kubigendanamo neza cyangwa se ngo nishyireho video shamukunda inkuru ngo kuki ndi mu rusaku koko yakuze inkuru ziragucitse va mu rusaku muve mu rusaku ngo wiki muve mu rusaku murebe ikintu uwitwa Raduse ibintu yikoze. Njyewe rero niriwe ngo wiki zanje zigucika sheri Fabirike Fatikiri TV numbaze uri kumva mana nyagasani ngo njyewe ngo ndi karahanyuze reka ndisabura cyeye mwigira hamba kubitiza uwitwa Raduse. Aha rero Jori hari abo yasubizaga hari n'abatasubizaga hari abantu babonaga bipanze akazi Jori rwose bamwe arabasuzugurira
arabasuzugura rwose. Jory asante kuko hari abantu wasuzuguriye hano, ndabikunda nabikunze, baza bashanuka bajya baterekamo udukomenti twabo. Asante mami, asante hano wankoreye. Ariko ubu nje kureba umuntu witwa Queen Laduse nimba ari we wagutesheje agaciro cyangwa ari we wamutesheje agaciro. Jory, hagati yawe na Laduse harimo umuntu wasibye komenti yundi. Reka mbanze mbakomereze, reka ntangire mwirebere dore ukuntu bimeze. Dore komenti ya Laduse munayibona. Mana we, mana we, baba ngende kubaranguza inkuru mbaye nshyushye, ntogose niryoshye butwari. Mana yanjye buretse, dore mwayirebye hano, nimurebe komenti ya Laduse. Nimuhitamo yandika hano muri komenti, murebe ukuntu Laduse yanditse. Nguyu Laduse njyewe nabikurikiranya, nabifasha amazi isaha imwe atarayisiba, ariko ndabamenyesha amagingo aya ngaya. Iyi komenti nimujyamo ntabwo muyibona. Ndasaba Laduse garura iyi komenti, cyangwa se Jory nimba yayihayidinze ayizane. Ikindi ushobora kuba wasuzuguye Jory kuko hano wabonye yuko yahise ajya no gusubiza komenti yawe anagushimira kuri mwiza. Yanagushimiye hano. Munyandikire muri komenti hano komenti Laduse yanditse. Ariko ubwo ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe, muyinyandikiremo hano vuba kugira ngo bibe bibitsemo. Tuba tugomba gutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso sheri. Ubu hano nje kubaza umuntu witwa Laduse, iyi komenti wayijyanye hehe? Atari wowe wayisibye, ni Jory wayihayidinze cyangwa wayisibye? None se Jory mwaba mupfuye icyaka kanya? Mu by'ukuri Jory mwaba mupfuye icyaka kanya? Ntabwo biri buze kuza gushoboka. Garura iyi komenti ntugatinye. Nimujye muza mu makomenti, mujye mwicara urebe ukuntu undi mwana yaguhaye agaciro we Laduse. Sawa sheri, munyana urakoze cyane kuba uyishyiriyemo. Yes, thank you. Just thank you. Mukomeze munyandikire no komenti Laduse. Noneho murebe mana, mundebere ukuntu bana basirari b'i Kigali baba bahanganye n'amazi bataza hatembajya. Mana nyagasani, usko wagira ngo mutiye muri kamera shafu. Noneho uyu muntu witwa Laduse yanditse, murebe n'ukuntu Jory yagera amusubiza, kandi imbaga nyamwinshi ntiyazisubije. Jory aguha agaciro wa mukecuru we, urangije urakamutesha. Queen wacu, uri kumva ubundi Jory niwe Queen, ubundi wowe rikuyeho Queen Laduse. Wowe shyiraho Laduse gusa ibintu bya Queen bubirekeye iryo zina burekeye Jory gatoya, buri muhaye gatoya. Ubundi tubanze tubigendaniyemo neza muri iyi live. Sasa rero murareba Jory yaguhaye agaciro aza kugusubiza wa mukobwa we. Jory ubu rimwe na rimwe jya winyora isire zitabazi utaza hano ziturumbutse, ziza zigusapuriza, ziza zigutesha tete. Uri kumva Jory? Mundebere, ndashaka kubaza Jory nguhamagaye kangahe my baby? Ndashaka kumenya ninde wasibye komenti ya Laduse, ku buryo nimujya muri aya makomenti Laduse no komenti yiwe ntayirimo. Hagati ya Jory na Laduse ninde wasibye komenti? Ngo nashyiraho mukecuru ngo reka ntera gasonga bugari muri izi komenti. Ubu niho sasa rero burya bajya bavuga ngo imbere ikunda gufatirwa mu kayikunda kunyuramo, niko bajya bakunda kuvuga. Nagiye kubona mbona abantu benshi baranditse nkunda ukuntu Jory atabasubije. Sheri Jory wakoze, hari aba wasuzuguriye. Ariko uyu mukobwa ni gute yagusuzuguye akajya gusiba komenti niyo wamusubije nayo yavuyemo sheri? Nimba utabibonye garuka urebe. Cyangwa Jory wowe ushobora kuba wayisibye. Ibintu ni bibiri, nimba atari Jory ni Laduse. Ibi rero iki kirego mu mbabare tugifatanye. Byatangiye gute rero? Laduse nguko yahisaza, yewe yaranabuze igihe kinini. Ngiye kubona mbona nguwo, ndavuga ni Yesu we, nitoka stani. Ibi ni bikimbonye, mwami Yesu we. Komashitani, uyu mukecuru yabaga he? Yari mu ishantiye, yahereye kuko yari yarabuze muri iyi mihanda. Ubu ngubu nibwo agiye kwigaragaza. Kumva nuko dukomeze. Ngiye kubona mbona ngiyo komenti ya Laduse, nimushiriremo ko se Queen yamusubije. Ubu rero Queen dufite muri live ninde? Ni Jory yamusubije amuha agaciro. Ariko ndashaka kumenya aka gaciro Jory yakambuye Laduse cyangwa Laduse yakiyambuye? Sibyo, birashoboka ko yasanze yibeshye. Ari inde wibeshye?
arinde wibeshye wavuze ko bamunyagiye ngwino wumva ukuntu raduse bamumanutse sasa ntago ndabagerera ariko muri bubiki share live partage mbere kagasha kabaye muri comment hagiye haratokombera nanje nicaye nshingama gasonga bugari byose ndabikurikirana singura duse yaje singura jori yamusubije dukomeze munyandikire ko jori yamusubije se nyine nimukasuzugure mwambukumwe njewe mba nabahaye agaciro nta soni izi njajwa ariko ikinamatiku we koko njewe ariko ndikanya amatiku partage live twagiye rero sasa singi ya comment sasa nkiyi ya jori nanone yamusubije nabiri kodinze reka dukomeze aha hahise hakuzira rero umuntu witwa Nampera _ sibyo yahise aza Nampera no mwumva ukuntu byagenze ndarasomera comment hano ukuntu uzakurikiranye haje uwitwa Nampera na Locked ijana uri kumva Lockdown na Locked ijana ni izina rifatanye mwabonye uwitwa Nampera _ dukomeze mureke mbereke iby'amaso yanyu atigeze areba mwebwe mamuri aho ngaho nababwiye nti mwebwe mwari muri mu mashashi buri muntu wese arabanje kumubaza ibyo yari yitayeho nanjye ndagira ngo babwire nti nta bindi nabitayemo ubwo yari yitaye ku mashashi undi yitaye kuri plaque undi yitaye ku modoka undi yitaye ku mapine undi yitaye kumye umva ibyo byose sasa rero dore cyakurikiyeho uwitwa Nampera ibyo ari byo byose azi umuntu witwa Raduse pe nimurebe umuntu witwa Queen abantu bari kumbwira bati ja abantu atasubije natwe twabacishije mu ijisho jori noneho tugaruke mbibutse ko Raduse yashyizemo comment kwa jori general namubuze ahubwo nkabaza jori cyangwa Raduse ninde wasibye comment ya burumwe hano yego wowe nimba nta kintu uri kumva genda wambukuwe genda we witaye ku ntebe sawa njewe rero nitaye muri comment reka tujyane reka dusome nanjye nahise fata ngo iki kibwira kanga kitwa gutya ngo nimba kitwa ngo iki ngira amatiku nyine none se ntuje kuyumva nayagira se waza kuyumva waza kumva iki narababwiye ni bamwe hano ntago mu nkunda mukunda amatiku nimwicare rero muyumve mu cyangwa mu nzibeho mwambukumwe unzibeho nkureho izo roho zawe mbi ufite ikintu warebaga nanjye nari nicaye muri comment asoni akagashwarira wagashwariwe ni njyewe uri kubwira gutyo urareba imbaga y'abantu bankurikiranye wowe uvuyemo n'ababara ndanakuboroka gakubwe n'umuruho gahambirwe kicwa n'agahinda kaberabere kagwa ku gasi kagwira umusumari reka dukomeze uyu muntu agiye tucu mana tasupira nibandeke ku isa 12:43 nibandeke mwabonye se umwana dore umwana dada wamubonye munamubona se nana aryoshye butomate mubanze mubishyiremo mureka amashyari noneho reka twikomereze ego ko ubu nta bintu byinshi tugiyemo nagashwari ko mwihorera atadukunda ngo twibwirira ahubwo noneho jyewe rero nagiye nicaraga umva nafashe ikintu cyitwa gasonga bugari mana we nkunda comment burya hari ukuntu njya ngenda nkicara muri comment noneho ndagenda ndakurikodingira dore umuntu witwa Raduse jori yahise amusubiza frame ubu hano ndi kure karama ego nimubanza murebe umwana ego ndabona mushobora nimubanza murebe umwana bwamvukushi nimubanza murebe umwana da labo umwana mubanze muzamura imitima y'uyu mwana mureka amashyari ndabazi dore umwana we dore umwana nyarugenge noneho umuntu witwa Raduse thank you so much Raduse kuba wabonetse noneho
umva ibi ngibi byo ntabwo muri buze kuza kunshika wera duse ngwino noneho njyewe comment nizo nari nicayemo ku modoka ya Jolly mbibutse yuko dore ngibi gerayisa mbifata screenshot iyi yo nahise nyifata screenshot ivuga ni yes we Ladus avuye ubwo ngira ngo biranarangiye ikoma stand Ladus avuye we yes Kristo noneho nguyu iyi comment ya Ladus yayikuyemo reko nabandi bazi sibye reka dukomeze Sheri njyewe narindi muri comment kuva zatangiye reka dukomeze noneho uwitwa Mutesi Jolly yahise azaramusubiza ariko hagati ya Mutesi Jolly na Ladus ninde wasibye iriya comment noneho reka ntangire mwirebere do umuntu witwa nampera underscore hashi yahise amusubiza ngo Ladus uri kumva hana we ibincika ngo Ladus ngo Queen Ladus ariko wowe umusaza wabyariye ubanza ari gafisi nk'uwanje aha araseka mukomeze murebe dore nguyu njyewe ndabereka ntabwo ndibuze kuza kuzihayidinga cyangwa ngire nte ariko izi comment uretse jyewe uzifite ninjye wazirikodinze nta wundi muntu uzifite kuko Ladus yasibye comment yashyizeho kwa Jolly ahita byose bivamo ariko nimba atari Jolly wayisibye hagati ya Jolly na Ladus harimo wasibye comment imwe ariko nisanga ari Ladus araba yasuzuguye Jolly n'ukuntu yamusubije nisanga ari Jolly uraba nawe si ufite uburenganzira bwawe ariko wowe ntari ariko Ladus wowe ho wagombaga gukomeza kubaha Queen wacu noneho witwa nampera underscore hashi arandika ngo Queen Duse we ngo ariko wowe umusaza wabyariye ubanza ari gafifi nk'uwanje ibyo ari byo byose n'uyu nguyu witwa nampera nawe ashobora kuba afite umusaza wa gafifi reka dukomeze dada nkomeze cyangwa mbireke Kigali ni motso nkomeze cyangwa mbireke mumbwire ngo komeza cyangwa stopinga ndeta stopinga bitewe n'abantu 400 hafi 500 muri hano biraza kumpereza umurongo nkomeze cyangwa mbireke ariko maniki nkomeze cyangwa mbireke mumbwire ko komeza hanyuma rero hahita haza umuntu witwa Loked ijana yaje arandika ngo nampera hano hahise haba intambara z'amakomenti sasa ngo nampera gafifi subona mubayeho ubuzima bumwera urumva uri kumva ngo ndi kuvuga gahoro Yesu we iki gitwenge rwose nanjye ndakabisha pe mumbabarire ndabatenguze noneho uyu nguyu nawe araza musi ngo niko napera we ubwo yarari kumusubiza ngo niko napera we gafifi se ubona mubayeho ubuzima bumwe aha napera hitaza araza ngo asubiza wa wundi mana we aramusubiza ngo cyane rwose icyo andusha ni stress nk'ikibuno cy'igiterano uretse gato kanongere nampera isa musubiza ngo nako ntuzenya wa mu Lokedana Lokeda aramusubiza ngo cyane rwose icyo ntuzenya isa zaramusubiza ngo cyane rwose icyandusha ni stress n'ikibuno cy'igiterano ubwo uri kumva ndi gusoma hano comment ubwo muri make twisomere sinshaka kujya gusobanura ibintu byinshi aha Lokedana hitagaruka araza asubiza nampera aramubwira ngo nampera ubuzima bayemo ntaho buhuriye n'ubwo ubayemo wowe uri gafifi iciriritse cyane
Duse ni umukobwa w'umukozi ufite akazi ubyuka agakoresha ubwenge bwe buri munsi. Umukobwa ufite masters wanakuriye mu muryango wifite, utagira ngo ni gafifi nkawe, muciriritse, muba mukize uduheri. Ngibi uri kumva, ndakomeza nzibike, burya uzabike ikintu cyitwa ibimenyetso. Sasa rero witwa Nampera nawe abatejemo, aravuga ngo umva ukuntu yahise amusubiza ngo bana yera we biragiye. Kuba afite akazi ntibimubuza no gucuruza amagara. Mu basaza ibyo utazi urabaza, niba ntacyo umuziho icecekere. Ikindi ndabona wabyegereje umutima cyane. Nywa amazi birashira. Sinjye navuze ibyo nzi neza, ngo ninjye navuze ibyo nzi neza 100%. Siwe wanze kugenda mu modoka nk'iyo, ahubwo umusaza we ntiyifashije. Uri kumva? Bifashije. Stream on live. Just like, share, and subscribe.